Jesus. Jesus. Highway. Kawa. Sone na baraje bundi we. Umbe ni wowe se ndio no kubakisha ngaho ishansemi yanjye nende ko abakozi bageze. Ikintu ni cyawe. Ni cyawe no kuvuga ngo zakujya mu kwatu ariko ndabona. We. Ni wowe najyaga mfata nya ni wose. Cyane ni ngiye burira bagamerewe nabi inkobo. Umvase. God have mercy upon us. Umuturanyi wanjye cyo kwarubaga uneza abantu nje. Oya jinyara nasenye. Aya mazi nakwerekeza bajya kuboneza iwawe. Bavandimwe harya bakwitana. Nanjye rero banyita nzaramba. Njye urimo kubakisha aha ngaha. Ariko no kuvuga ngo ndashaka kujyamo ingufu nko mu kwa 10 bikaba birangiye neza n'amasuku n'iki ntaza njyamo wose ugiye ubu ngubu ndimo ndajya ariko ntabwo nabyumva neza ikintu cyose ari cyawe ahubwo si nini wakwereka ibyo mfite nuko ushaka kuza kwibera nanga kubera ko ubuze nyine nta sakuru uko nta musoma ugiye se mu mugeze mu mujyi ura uparitse hari cyane rwose cyane bitewe nuko tunatura God have mercy upon us. n'amafera guto ndanagura akantu tugera Nyamirambo ndafitemo kamwe ndagutamo rero ndagura cyane Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs. ukaba ufite hanga ko ufite nararo J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui aza ko ndeba uri umwana cyane ababyeyi babigusigiye urabona twari gutinya Nyamirambo kera none twagurisha Nyamirambo byanyuma hari umudugudu w'umuhungu wa Kagame aho rwose hari ni hari wanyu hari barabayoreye shanga nkagura n'umuntu ukomeye kandi yere wakarifuza mugeze My Lord, I wonder. Yeah? I wonder. Anje nawe twavuganaga yewe amakuruzi no uje kunyereka ihene urahageze rwose ndahageze amakuru ni bese Yes we. ubanga amashyo ni bwo utabyibuka kubera ko uri umwana izo ihene siri hehe ndashaka ihene bibaye byiza ukabibyara 4 cyangwa 3 ntabwo nayireba ntanayikoze nawe ugira hino aha ngaha ahubwo nsaba yiyota ko ndeba se ubwo n'umuntu wayifite ifite nabi ariko iranahaka oya yongeye no kuvuga ngo yose byaye kuba mama oya cyo uhamagara ihera ni nziza urabona kino kuzi ubuse yerera guhangana none tuvugana bakire murayazanye rwose wenda yazanye make se hugo unuvuga n'ikintu aya ariko no kubangurika vukire y'inawo genda baye gakuru ubwo urabona bakuragira ne birakubereye hadikuye ndayibona ndayibona Kerengi irende ndaguhangahereye Yesu Kristo. Mbira yanyu mbega ibyuya ahantu hari urugendo kabisa
gira yanyu. God have mercy upon us. Kubera iki? Oya je uzumbwira yuko ufite amafaranga. God have mercy upon us. Ngambira yanyuma rero tukabaye yanyuma ngo icumi no kuvuga ngo ukwishyira mu ibutu bakuze muntu baboni hene nahiri kwisigeza ku ifamu y'ibihumbi 10 none ibyara bane kuvuga ngo ibyara imameza rero sigara amezi 6 egera amezi 6 oya kuvangiye abantu barabanda umworozi w'inka nuko nashaka kwishyira mu bindi kugira ngo njye mbona uko niyo kireze inyama bosi buriya ihene ni byita ntajya tugera ndayaguha tugera unyereke mu rugo unandikirane kuko n'ihene basigaye twandire ngo nivuga ngo bigenze gute ugasaka kuvuga zo kuvuga ngo ndayibye cyangwa bigenze gute gera mu rugo unyereka n'umukecuru nabivuga none niba ufite umugore cyangwa ufite iki bivuganeho twandikirana agapapuro ugomba kuma ndibwitwaze bakora inyandiko maze oya nta gahunda ufite genda ntabyo ariko ko bavanga iyo umuntu aguhaye n'abaguhaye isuku ye ntago rero umpaye isuku kuko nyenze gukwishyura genda nk'uko tuzarekanye ijyana nta wundi bumfata yegera simbizi hose muri umudugudu hose n'itazi y'ikigena bose barabizi ubwo ndakwishyurira he mwishyurira hano cyangwa tujye ku muhanda ku kabari mwishyure ku kabari uragira ngo yanywe se oya ntago njye nywera uragira ngo yanywe erega uvuga ngo tubaye abavandimwe ayaje yambere hano ndayagwa kuri telefone rero ubwo rero uvuga ngo birasaba ko tujya kubikuza ura muhaje ndetse umuhaje yafitaga n'ibihumbi 150 sawa ntari murakoze sawa rero mu gatatu bura muhaje ibindi birazanye sawa